amafaranga yanjye pro amafaranga ubundi wowe uri umurwayi hereza irangamuntu yiwe. Okay niba ndi umurwayi fasha pro mu rugo ngiye gufata akantu ku nta ruguru tu yego sinzi ko turi bubihuze okay hano hari reka ndemani ngo ni Jesus is Lord. You know you can be prosecuted for that. God have na lillahi wala dore cyangwa kubona kitwa fashion kit No. Mazoba! Hey! I would soon beat someone's child. There you go. Hey! Ingero cyakomeza kwiyongera. Witwande nitwa banki nkuru y'u Rwanda turebesha banki nkuru y'u Rwanda Yesu! ufite imyaka ingahe imyaka 2,000 sha ni iyawe niyanjye nyine shakira ashiya ni iyawe pe ntabwo nakwimiranga muntu yawe pe urakoze ngaho sawa nakugurira icupa sawa uzangurire sawa cyaho koko ubuke bonaga ari nde muntu yitwa banki nkuru y'u Rwanda ko yaka 2,000 na sekuruza ni yayigize ngo ninjye wayigize irangamuntu inarira irangamuntu imeze gute no ikintu umunamwe mu irangamuntu tanyimuhereza nyine cyatukura gato inarira iko nisha umuntu uwo muntu ninde cyane cyasa ni boye kiko cyambwiye yigo mwana uwo ngukira muri nyakomeye sinzi je baba we ndamwishe je nagaruko Osani beso duhuye agenda sha nyine ndagihaye je baba we mbabara tugenda umunyereka mbara tugenda umunyereka
Gangnam Style. ubundi wowe uri umurwayi hereza irangamuntu yiwe ndi umurwayi fasha bro ndi umurwayi yigushaka umurwayi yigushaka muhengina ndi umurwayi muhengina ura amafaranga yanjye rimwe uko amafaranga yanjye kabiri hereza irangamuntu amafaranga yanjye nayo umva bro niba arayimbabarira nyaguha zana hano mani ibintu usamba ubu ngubu uzi ko nanjye guhura nkamutamo akantu bro uyu mupeti mukorera iki kubona twumva reka nkwereke ibyo umukorera muto kugira ngo adapfa mu mutwe hano ku gahanga cyangwa muri nyamivumbi muri nyamivugo reka nkwereke wowe No, no, no. ndacishe ahubwo wowe urumva unywa gake ukabona se noneho ito mbanza nitema ibyangwe urumva genda ngutema ibuba uruguru ukuntu ni ufata inana byadanje ndagutama inana ifite puri za danje aho ndashona yewe we tugende bro No.